Bashimiye mwese abemeye kubana natwe mu ijambo ry'Imana tugiye kubagezaho ku Ntumwa y'Agakiza TV. Nkuko mubimenyereye muri kumwe nanjye Ndarisaba Mungu Paul Clement, tukaba tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye kuri uyu munsi. Aho muhereye hirya no hino rero, reka tubahe ikaze ku Ntumwa y'Agakiza TV mukurikiranye ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero twabazaniye umuvugabutumwa ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Tukaba twifuza yuko mwaza kuza gukurikira iby'Imana yashyize ku mutima we, n'amagambo meza yo gufasha umugenzi muri no rugendo rugana mu ijuru. Rero reka tubabwire icyo mugomba gukora kugira ngo ijambo ry'Imana dushyizeho, cyangwa se imyidagaduro y'Iyobokamana dushyizeho, cyangwa se ubuhamya dushyizeho, byose bibasha guhita bikugeraho ako kanya. Reba iryo jambo ryo hasi ryanditse ngo subscribe cyangwa se s'abonner, urikandeho. Numara kurikandaho uze gukanda kuri nzogera iri hagana hasi, irazana utuntu tumeze nk'uturongo gutya hejuru. Hanyuma utwo turongo nitumara kuzaho urabudufashije mu bijyanye n'irivuga butumwa. Ikindi kandi ni mukoreshe mugeze ubutumwa bwiza ku bandi bantu hirya no hino kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Sinashimwe izina ry'Umwami wacu rihabwe icyubahiro. Ndabashimiye cyane abakurikiranye Intumwa y'Agakiza TV. Amazina yanjye ni Fideli Shimiriyayo. Ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa, kandi mvuga ubutumwa aho ariho hose Umwami Imana anyohereje. Bishatse kuvuga ngo ndi umuvugabutumwa utagira umupaka. Izina ry'Umwami wacu Kristo nirishimwe. Ariko mbere yuko tuvuga ijambo, reka mbanze senga Imana mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo ikomeze kubana natwe. Mwami Yesu, Mana Data, Mana iri mu ijuru, Mana ishobora byose, nge mpagaze imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwoko bwawe. Mwami w'amahoro, ndagushimiye kubwo kunyemerera aka kanya, ukaba Data Nyiringabo ugiriye icyizere umubiri wanjye kugira ngo ubashe kuhagararamo wibwirira ubwoko bwawe. Mwami Nyiringabo, ndaguhamagaye kugira ngo ntabarige amazina yanjye nabure, kandi Data Nyiringabo icyubahiro cyanjye gishyirwe hasi, ahubwo izina ryawe riba ryo ryubahwa. Mana ndagushimiye ko ibyo byose uje kubikora kubahisha mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Amazina yanjye ni Fideli Shimiriyayo. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nibaho umugisha cyane. Uyu mwanya nateguye ijambo rivuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igiha agaciro abayiringiye. Bishatse kuvuga ngo agaciro ugahabwa no kuba ufite Yesu muri wowe. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe. Nawe ushobora kuba umaze igihe kinini mu rwuri, ushobora kuba umaze igihe kinini mu ntama, ariko uri kubahira y'Uwiteka. Aho ngaho uzagira agaciro, kuko agaciro ni agaciro ugahabwa no kuba ufite Imana muri wowe. Izina ry'Umwami Yesu nirishimwe, kandi izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nirihimbazwe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 19. Dusanga muri Luka ibice 19 turahera ku murongo wa 32. Luka ibice 19 turahera ku murongo wa 32. Haravuga ngo, mutwe ijambo ravuga ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. 32. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye. Bakizitura icyana cy'indogobe, ba nyiracyo barababaza bati, murakiziturira iki? Barabasubiza bati, databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bakicazaho Yesu. Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira, yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono. Iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbaza Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose bati, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro kibe ahasumba hose. Abafarisayo bari muri iryo teraniro baramubwira bati, mwigisha, cyaha abigishwa bawe. Arabasubiza ati, ndababwira yuko aba bahoze amabuye yarangurura. Izina ry'Umwami wacu Kristo nirishimwe. Imana mu gihugu cyo mu ijuru nibaho umugisha. N'iri jambo tugiye kuganiraho rifite intego ivuga ngo agaciro ugahabwa no kuba ufite Yesu muri wowe. Kuko ibintu byinshi ugenderamo
ntugira ngo umugore wawe w'inzobe niwe azaguhesha agaciro, ntugira ngo amafaranga utunze niyo azaguhesha agaciro. Mu gihe ibyo byose ufite udafite Yesu nta gaciro ufite. Igikwiriye ni ukubanza kwimika Yesu muri wowe, ukimura ingunzu, ukimura inyoni, ukimika umwami Yesu kugira ngo azature muri wowe ubashe kugira agaciro. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe. Agaciro ni agaciro ukagira ari uko uri kugendana na Yesu. Iri jambo riratubwira ngo Yesu yatumijeho icyana cy'indogobe, akimara gutumizaho icyana cy'indogobe ngo baragenda barakizitura, ngo ba nyiracyo barababaza bati iki cyana cy'indogobe murakijyana he? Bakimara kuvuga ngo murakijyana he, abandi barabasubiza bati databuja ni wakidutumye. Yesu nashimwe. Amen. Muri no minsi Yesu ari gutuma abantu kugira ngo bagende bazitura ibyana by'indogobe. Kandi nawe birashoboka yuko aho wicaye uziritse, kandi umwami Yesu aragukeneye kugira ngo nawe aza kwiyegereze. Igihe kirageze kugira ngo uziturwe aho uzirikiye, kugira ngo usange umwami Yesu akurengere. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro, kandi Imana mu gihugu cyo mu ijuru mwishimwe. Bakiza n'icyana cy'indogobe ngo bagiteguraho imyambaro myiza, ngo baragitegura. Bakimara kugitegura bakicazaho Yesu. Igihe kirageze kandi birakwiriye yuko nawe ugomba gutegurwa kugira ngo Yesu aze yicare muri wowe. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ntihabwe icyubahiro. Igihe kirageze kugira ngo nawe aho uboheye uhave, uzaba gutegure, umwami Yesu agutegure kugira ngo abashe kwicara muri wowe. Nk'uko ijambo ryatubwiye ngo umwigishwa umwe yabwiye Yesu ati mwami databuja aho ujya hose ndagukurikira. Ngo Yesu arahindukira aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo yo kubamo, inyoni zo mu kirere zifite ibyari byo kubamo, ngo ariko umwana w'umuntu naho kurambika umusagizi ute afite. Igihe kirageze kugira ngo nawe wimure ingunzu, igihe kirageze kugira ngo ibyari by'inyoni bisenye biri muri wowe, maze wimike umwami Yesu. Icyana cy'indogobe baragitegura. Bakimara kugitegura ngo Yesu akicaraho. Yesu akimara kukicaraho ngo buri umwe wese icyo yari afite, imyitero bayirambika hasi, icyana cy'indogobe kigenda cyikandagiyeho. Bishatse kuvuga ngo icyana cy'indogobe cyagize agaciro kuko cyari gihetse Yesu. Nawe Yesu ntiyaza kururukira muri wowe, icyo gihe uzaba ufite agaciro. Mwene data ndakwinginze, mwene data ndaguhamagariye kugira ngo uze nawe uhagarare Yesu aze yinjire muri wowe. Mana mu ijuru nishimwe. Haleluya, haleluya. Mwami Mana nabahe umugisha, kandi izina ry'umwami Yesu rikomeze rihabwe icyubahiro. Icyana cy'indogobe Yesu akimara kucyicaraho ngo kiranezerwa cyane, ngo buri umwe wese umwitero yari yambaye ngo awurambika hasi, icyana cy'indogobe kiwukandagiraho. Bishatse kuvuga ngo icyana cy'indogobe nta gaciro cyari gifite, ahubwo icyari gifite agaciro ni Yesu wari ucyicayeho. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo uze nawe Yesu akwicaremo. Wabuze agaciro uzakabona kuko Yesu azaba ari muri wowe. Mana mu gihugu cyo mu ijuru nibaho umugisha cyane, kandi izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndishimwe. Imbaraga zo mu ijuru nizimanukire muri mwe. Icyo Uwiteka bakeneyeho ni ukuza akabicaramo kugira ngo akorere muri mwebwe. Icyo Uwiteka bakeneyeho ni ukuza akabayereka inzira mukwiye kunyuramo kugira ngo mubashe kugira agaciro. Umugabo washatse ntiyaguha agaciro, umugore washatse ntiyaguha agaciro, ababyeyi bawe ntibaguhesha agaciro, ariko umwami Yesu umwemereye akaza akicara muri wowe. Icyo gihe uzagira agaciro. Amafaranga wishakiye yagutesha agaciro. Umva, Uwiteka niwe wenyine utanga agaciro ku bakabuze. Nawe ndaguhamagarira kugira ngo uze usanga umwami Yesu aguha agaciro, agaciro nyagaciro. Ugahabwa no kuba ufite Imana, agaciro nyagaciro. Ugahabwa no kuba ufite umwuka wera, agaciro nyagaciro. Ugahabwa no kuba uri kugendana n'Imana. Eliya yagendanye n'Imana, imuhesha agaciro ari imbere ya Ahabu. Umwami Yesu nashimwe. Izina ry'umwami Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Elisa n'intumbi ye yagize agaciro kubera yuko yabanaga n'Imana. Ndagushishikariza kuza gusanga umwami Yesu kugira ngo ubashe kugira agaciro.
Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Ndabingingira kugira ngo muze musange umwami Yesu, abicaremo kugira ngo mubashe kugira agaciro. Ariko iyo wizeye Imana yo mu ijuru ujya ubasha kugira agaciro. Abakwangaga barakugarukira, abatakwemeraga barakwemera, abatakumvaga barakumva, kubera yuko umwami Yesu yicaye muri bo. Izina ry'umwami wacu rihabwe icyubahiro. Mose yagize agaciro ubwo yayoboraga Abisirayeli, yayoboraga Imana yumvira, yayoboraga Abisirayeli ari kumwe n'abantu bose bamukurikiye, kandi ntabwo yegeze abayobesha kuko yari ari kumwe n'Imana. Abisirayeli bose batangira kugenda bamwemera nk'umuntu ukomeye kubera yuko yabanaga n'Imana. Izina ry'umwami wacu nirishimwe. Haleluya. Uwiteka umwami w'amahoro niwe atanga agaciro ku bakabuze. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ni itanga amahoro ku bayabuze. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ni itanga umutekano ku batawufite. Ndakubwiza ukuri yuko ibyo byose wirirwa wirukamo, abapfumu ntibaguhesha amahoro, ahubwo bakwambura nayo wari ufite. Inzoga ntizaguhesha amahoro, ahubwo zikwambura nayo wari ufite. Ikintu cyaguhesha amahoro ni ukwizera umwami Yesu. Yesu nabarengere, kandi Imana mu gihugu cyo mu ijuru nibatabare. Umwami w'amahoro nabarengere. Agaciro ni agaciro uzakagira uko wubashye Imana. Agaciro ni agaciro uzakagira uko uri kumwe na Yesu. Agaciro ni agaciro uzakagira uko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Nk'uko ijambo ryambwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Kandi uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Ndababwiza ukuri ngo ntimugire ubwoba abamaze kwiringira Uwiteka, kuko Uwiteka agose umusozi wa Siyoni niko namwe abagose. Ndabashishikariza kugira ngo mukomeze mwiringire Imana. Ijambo rirongera rirambwira ngo hahirwa abafite inzira z'Igisiyoni mu mitima yabo. Abo ngabo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Uwiteka Imana nabaha umugisha kubwo Sotaya benengire sire domene grere jesire ninguwa ya mando zota ya sika. Uwiteka niwe wenyine ukora ibikomeye bitarondoreka kandi bitabarika. Uwiteka niwe wenyine ujya ubasha kugeza umuntu hatakigeza. Uwiteka niwe wenyine ujya ubasha gukora ibikomeye abantu bose bagatangara. Ariko igihe kirageze kugira ngo umwami Yesu yongera kugarurize icyizere. Wataye icyizere, abantu ntibakumvaga, abantu ntibakubonaga, ariko niwemerera Imana ikaba muri wowe uzagira agaciro. N'abatakwemeraga bazakwemera. Ngo Petero aterura amagambo abwira Korneliyo ati ngo nukuri ngo menye neza yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Kandi Imana iyo yakwemeye ikwemeza n'abantu. Dutangira nibwo twame tuvuga kuri Dawidi. Dawidi yubashye Imana, nawe iramwubahisha imbere ya bene se, nawe iramwubahisha imbere ya se, nawe iramwubahisha imbere y'abavandimwe be. Dawidi yubaha Imana. Imana itegeka yuko batari burye batari bunwe Dawidi atarahagera. Igihe kirageze kugira ngo Imana iguheshe agaciro aho kaburi. Mana mu ijuru nishimwe, kandi agaciro uzakabona ari uko wubashye Imana. Agaciro uzakabona ari uko Yesu ari muri wowe. Niwemerere umwami Yesu azature muri wowe. Wikiringira abantu ahubwo iringira umwami Yesu. Wikizera abantu ahubwo iringira umwami Yesu, kuko umwana w'umuntu arahinduka. Kuko abiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko nta wiringira umwami Imana n'umwe azakorwa n'isoni. Kuko abiringira Uwiteka abo ngabo bahora bahamye, nta nubwo bahindurwa n'ibihe. Igihe kirageze kugira ngo twe guhindurwa n'ibihe bene data. Igihe kirageze kugira ngo twe guhindurwa n'ibihe. Imana dushakaho ni ukugira ngo tugende mu nzira zayo. Imana dushakaho ni ukugira ngo dukore ibyo ishaka kandi ishima. Imana dushakaho ni ukugira ngo tuyubaha aho ariho hose, tuyubaha aho batureba, tuyubaha aho batatureba. Imana irashaka ko tuyubaha buri hamwe hose tubaye turi.
Mana mu gihugu cyo mu ijuru nibaye umugisha, kandi izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nishimwe, kandi umwami Yesu niyamamara. Ariko uko byagenda kose umwami Yesu azamamara. Hari benshi bamuteye umugongo, hari benshi batakimwumvira, ariko uko byagenda kose umwami Yesu azamamara. Ngeriya ngo yigira mu buvumo. Akimara kujya mu buvumo yarahunze Yezebeli umugore wa Ahabu, ngaragenda yihisha mu buvumo. Ngimana irahamusangira amubaza ati Eliya we uhagaze aho ngaho urimo gukora iki? Ngo dore nagize ishyaka ry'umurimo w'Imana, ngo none barimo baragenza ubugingo bwanjye, ngo abahanuzi bose barabishe, ngo nijye jyenyine usigaye wo kugira ute, ngo wo kubara inkuru. Uwiteka Imana mu gihugu cyo mu ijuru iramubwira uti tukeka yuko abahanuzi bose babise. Ndakubwira ngo niwicecekera ahubwo, kubera yuko hari 7,000 nahishe mu ibanga bitarapfukamira Bayali kandi bitaranamura. Wewe wanze yuko Yesu aza akicara muri wowe, yaraguhendahenze waranze, yarakwinginze waranze, yaraguhamagaye waranze, wibwira yuko azabura abakoresha. Hari ibindi 7,000 yahishe mu ibanga bitarapfukamira Bayali kandi bitaranamusoma kandi bitaranamuramya. Uwiteka ntabwo azabura abakoresha. Hari abamwemereye aza yicara muri bo. Muri no minsi niba ari gukorana nabo. Dufite Imana isumba byose, dufite Imana igira neza. Agaciro uzakagira ari uko Yesu ari muri wowe. Agaciro uzakagira ari ukugenda mu nzira z'Uwiteka. Agaciro uzakagira ari uko umwami Yesu akorera muri wowe, kuko umwami Yesu atangiye gukorera muri wowe imirimo yawe yose ibinogeye. Mana mu gihugu cyo mu ijuru niturengere kandi nitube hafi. Iyo Yesu ari muri wowe aguhana ingendo, iyo Yesu ari muri wowe aguhana imyambarire, iyo Yesu ari muri wowe aguhana imivugire, iyo Yesu ari muri wowe aguhana imikorere, turasaba Yesu kugira ngo azamanukire muri twebwe, kugira ngo abashe kuduha imikorere mizima. Agaciro uzagahabwa no kuba ufite Yesu muri wowe. Agaciro nyagaciro, icyubahiro nyacyubahiro ugihabwa no kuba ufite Imana muri wowe. Mu gihe udafite Yesu ntiwibwire ngo ufite agaciro. Agaciro warangije kukajugunya. Hari abantu benshi Yesu yahaye icyubahiro, hari abantu benshi Yesu yahaye agaciro, bamaze kugafata batangira kumurambika. Nanga niba Yesu yarabaga muri wowe ukaba waramurambitse hasi, umenye ko harambitse agaciro. Niba Yesu yaramaze kuva muri wowe, umenye ko atagaciro. Ariko igihe kirageze kugira ngo umwami Yesu yongere agaruke muri wowe. Numwemerera akagaruka kwicara muri wowe, uzabasha kugira akandi gaciro. Yesu abwira abigishwa ati nicyo gituma zotaya benegraini zona grele domenemando jezene vosaiti code droit. Nicyo gituma abisi babanga, abisi baratwanga, kubera amahoro Yesu yadusigiye bo batayafite. Nyamara nawe wamwisi we wakemera umwami Yesu akamanukira muri wowe akaguha amahoro, kubera yuko ayo mahoro ntabwo yayasezeranyijwe twebwe gusa, ahubwo yasezeranyije n'abandi bose bazagira ute, bazamwumvira. Nawe wakumvira umwami Yesu kugira ngo ayo mahoro wabuze umwami Imana yaguhe. Waburiye amahoro mu rugo rwawe, waburiye amahoro ku babyeyi bawe, waburiye amahoro ku bavandimwe bawe. Ariko dufite umwami Yesu niwe ujya atanga amahoro, kandi ayo mahoro atanga abisi ntabwo bayazi. Niwe ujya utanga amahoro, kandi ayo mahoro abisi ntabwo bayafite. Nawe wamwemerera amahoro yasezeranyije abantu be, nawe akakumanukira. Nawe uri kuririmba ukaririmbira hejuru y'ibyaha,
kuririmba kwawe ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru, guhanura kwawe ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru, kubwiriza ubutumwa kwawe ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru. Mu ijuru uzahajyanwa no gukiranuka, uzahajyanwa no kwemerera Yesu akaza akagendera muri wowe. Uragenda hari ukabwiriza, ugahagarara kuri mimbari, ukabwiriza, ukababwira, indi mukazivuga, ugahanura, ariko ibyo byose ntibizakujyana mu ijuru. Uzajyanwa mu ijuru no gukiranuka. Ikimana dushakaho ntabwo ari uko tuba bavuga butumwa gusa, ahubwo irashaka yuko tuba n'abakora butumwa. Mana mu gihugu cyo mu ijuru niturengere kandi nitube hafi. Ibyaha byabaye byinshi ahera h'Imana, abantu banze agaciro k'Imana, ibyaha byaragwiriye ahera h'Imana. Ijambo ryarambwiye muri Zaburi ngo kubonye umusambanyi wishimira kubana nawe, ukubonye umujura wishimira kubana nawe, ndabibona wishimira kubana nabo. Ariko ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe, ngo njye nzabitondeka niko bikurikirana. Uwiteka azaguhana yihanukiriye. Uragenda hari ukabwiriza abantu, wamara kubwiriza ugasohoka ujya gusamba. Uragenda hari ukabwiriza abantu, wamara kubwiriza ugasohokera mu kabari. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abo Uwiteka bavuge iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yabo. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abo Uwiteka bavuge iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yabo. Icyo Uwiteka dukeneyeho cyane ntabwo ari uguhanura, icyo Umwami dukeneyeho cyane ni ugukiranuka. Birashoboka yuko ntabwo umuvuga butumwa mu rusengero, ariko nagira hanze nka umuvuga amafuti. Igihe kirageze kugira ngo dukizwe aho batureba naho batatureba. Mana mu gihugu cyo mu ijuru niba riturengera, kandi imbabazi zawe nizo zibane natwe. Cyo nzi ko Uwiteka umunsi azaza ntabwo azaceceka, kandi igihe kirageze kugira ngo yururukire kubera be. Dufite Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo ni Imana ifuha, ngo ni Imana ihora abana gukiranirwa kwa basi. Agaciro nyagaciro uzakagira kuko ufite Yesu muri wowe. Mu gihe Yesu wamurambitse hasi, uzaba warambitse agaciro. Ndakwingingira kugira ngo uzusanga Umwami Yesu ubashe kugira agaciro. Imana mu gihugu cyo mu ijuru nibarengere, kandi Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Icyo Uwiteka adushakaho nta kindi ni ukumukorera dukiranuka. Imana mu gihugu cyo mu ijuru nibabe hafi kandi nibashyigikire. Yesu nashimwe, kandi Imana mu gihugu cyo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Icyo mbasabira nanjye nisabira nuko twagendera mu nzira z'Uwiteka kugira ngo tubashe kugira agaciro. Icyo mbasabira nanjye ndikwisabira nuko twabasha gukora ibyo Umwami Imana adukeneyeho kugira ngo tubashe kugira agaciro. Uwiteka niwe wenyine uzadushoboza, kandi Uwiteka niwe wenyine ijambo ryarambwiye ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazamba. Umwami Yesu akunda abamukunda, kandi abamushakana umwete abo ngabo nibo bazagiruke, nibo bazamubona. Nawe shakana Umwami Yesu imbaraga kugira ngo ubashe kumubona. Mana mu gihugu cyo mu ijuru nibaha umugisha. Ndabashimiye kubwo gukurikirana amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi icyo mbasabira nisabira nimureke twubaha Uwiteka kugira ngo tuzabashe guhurira mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka Umwami w'amahoro nabaha umugisha, kandi izina ry'Umwami wacu Kristo nirishimwe. Umwami Imana nabane namwe. Reka dusenge Imana mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo yururukire hagati y'imwembi. Mana Data, Mana Nyiringabo, Mana isumba byose, Uwera wa Isiraheli,
Mana ivuga bikaba. Uwiteka mwami w'amahoro, ndagutabaje, ndaguhamagaye kugira ngo wororukire mu bwoko bwumvise ijambo ryawe. Mwami Yesu nyiringabo, nunyemerere ijambo rugende rishinge imizi mu mitima yabo, kandi mwami Yesu buri umwe wese datuwera wa Isirayeli numururukiremo, numuha imbaraga kugira ngo abashe kukwegera, kugira ngo agire agaciro. Tumaze kumva yuko agaciro nyagaciro tugahabwa no kuba tugufite, kandi tugufite mwami Yesu ntabwo twifuza undi murengezi. Tugufite ntitwifuza undi mutabazi, tugufite ntitwifuza undi wo kuturwanirira. Warwaniriye Yehoshafati ubwo yagutakambiraga akavuga ngo nta mbaraga zarwanya abo ku musozi Seyiri afite, akavuga ngo nta mbaraga afite zo kurwanya Abamoni n'Abamowabu. Natwe turisuzumye dusanga nta mbaraga dufite zo kurwanya abo ku musozi Seyiri n'Abamowabu, nta mbaraga zo dufite zo kurwanya ibi byaha. Ariko Data nyiringabo, turagusabye bitewe n'ijambo ryawe, turakugarukiye, nawe niwemere utwigarurire. Turakugarukiye, niwemerwe muri twebwe, kugira ngo Data nyiringabo niwaba muri twe kuko ufite agaciro, natwe tuzabasha kugira agaciro. Habwa icyubahiro kuko uri Imana wumva gusenga. Komeza ubane n'ubwoko bwawe, kandi ubwoko bwawe ukomeze uburindire mu buntu bwawe. Amaboko yawe akomeze kubutingatira mu izina rya Yesu. Amen.